bose nari bitu ako just muza na Betray n'abantu ba Lucky man nkumva birarenze nyine to ni abajene bafite ishaza bro ajene ishaza ubaraza bituruka kuki rashi 300 sinaba wa 30 naje mu bagatatu nsoza mu wagatatu mu myaka 300 simvuka mu bana batatu mvuka mu bihugu bitatu sinabura ibihumbi bitatu sinaryama gatatu ndabura amenya atatu ufite 300 uwo turaba inshuti ndamuha 30 ufana re wallahi ufana re ibyo bintu tubire cyafana aperi je fana aperi pa ufana aperi mu bantu b'abakinyi ni bande wibuka mu baperi muri aperi muri aperi abakinyi bayo bose ndabazi wallahi tubwira nka batanu ari Pierre ari Claude ari Yunusu ari Kerema hari Kajeje hari Watara ari Sekiganda ari Kiwanuka ari Omedi ari Gilbert aha rero nkuko ubona ufana aperi nk'abafana bari bavuze ati uyu muhanzi turamwemera turagomba kumurokirita bagahita bavuga ati turakujyana muri studio dukore indirimbo ukore n'izawe turishyura indirimbo nk'eshanu wahita wemera kuvuga ati aperi yewe muwe mwigendeye pe si biceri se ari amafaranga wahita ugenda ayifaranga ari kubise ngo nese waba ugiye wayifana koko cyangwa wajya uyifana muri stade wagera mu rugo ukafana aperi gute for sure umuntu wese wambaye gutya bari umusitari man just ugihuza n'umushena kuvuga ati ngiye na gutya rero nawe ndi kwambara hafi $1,000 kwa Joe Boy kwa Kendrick Lamar mu Kanyamerika ya for sure nshaka inkondo z'iminsi urabizishaka byinshi nta biceri nta ciri mfite genge ihiga ubukungu dore izinzana zifite ibyaha mbona zigenda ejo bikanga bibwira Imana dore irakumva dore izinzana zifite ibyaha mbona zigenda ejo bikanga bibwira Imana dore irakumva izinzana urabizi zirikina muri game zakusanze kubabaza rashinyino rashuna muri bitisinyina ndagukoma muri geto nuza ndagukora sinkuhatirega ngiye bikoma muri trap nuza rwango nge na trap twahanye igihango mu gitondo nibirungo murandashaka imituku na nkundo. Yes of course mbaye ikaze mwe mukunda mugakurikira ibiganiro byacu umunsi kundi ni Eco Bloom TV naho ngiye ndi umunyamakuru wanyu Mr Muhanzi ndi ntara ndi ndahangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda of course ndi diaspora ndo umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye nkakunda mu dukunda mukanadukurikira umunsi kundi ku mbuga nkoranyambaga ni Eco Bloom TV kuri Instagram ndetse no kuri TikTok naho ni Eco Bloom TV hanyuma nanjye nkurikire kuri Facebook nitwa umunyamakuru wanyu Mr Muhanzi cyangwa mugabo ndekwe Regis kuri Instagram ni umunyamakuru wanyu Mr Muhanzi ndetse no kuri TikTok wakoze subscribe ni saba cyane fungura notification fungura ku kazogera gakandeho sharinga aba ex n'inshuti n'abavandimwe n'aba mukora n'ababosi mu nama urimo witabira mu mahugurwa witabira ryo babwira ati musharing nako mu subscribing kuri Eco Bloom TV birumvikana cyane mu nyenyeri bare niho ushobora kunywa ukanarya ukaba umeze neza ni hano kukagugu hageze kabisa afira kwa muganga uhitumera neza Zebra Switch abari kuri kamera neza cyane ubwo na Rwiza Studio ye ifata amafoto n'amavideo bye biba bimeze fresh cyane ese mumeze neza ni mumeze neza ni sawa imbere kuri kamera nawe dufite umuntu umeze neza cyane bro ndashaka banzo yerekana utuntu wambaye ku kuboko amaboko yawe yombi yerekane ni icyangwe no ndashaka nsobanurire ako kari ku ruhande rwo haruguru nakavuga nagakomo nyine tu si icyangwe se se ufata ya ngo si icyangwe se se ufata ndafata ikiza nawe urabibona nyine aha umeze neza ariko ewana ni cool 25 yisoje 25 ndabona ari fresh ya ndabona ndi kwisoza fresh ntari bikabise intego zawe waratangiranye zigeze kuri kangahe kwijana ni kuri 50 ko ntago zabaye successful nkuko nabyifuzaga ariko habuze iki rero ya nago habura nyine mwingorana ukuntu upanga ukuntu umwaka uzagenda uzarangira ako byagiramo hagati nyine bimwe biga nibisagisinga nyine tu nibigire gute nibe successful ya uru nono nizihe ngamba ruzatangiranye ubwo 2026 kugira ngo izo ngorane zaje uzaba uzikuye mu nzira ya no gukora cyane umuntu agakora ibintu mbere ya mu buryo bwose nyine ewana biza bikaza ariko we ibye yarabishoje nyine tu ya ese wemera ko umwaka ubaho ya umwaka uburugwa arawuvukana tu diko cyari uva bavuga nyine wemera kubaho sha ubaho kabisa
Yeah. uramutse rero wabyutse wawugeze Ah, ukambara wambaye nk'iyo pantaro yeah. ugasitara cyangwa ukagwa nko mu kizibu byagenda bite? Byagenda bite? ndagira kameramana yerekana ukuntu imeze aho ku birenge ukuntu iyo pantaro imeze ibereke isa n'uzamuraho gatoya bayirebe. Ayibonye? Ni cyangwe ibyo ni icyangwe. kabisa. Iyo nkweto yiguze nkangahe? Iyi nkweto ni mu madolari ntabwo ari amanyarwanda. Nkangahe? Man, si ubona wowe nawe wahita ubyibwira bro. Nyine ni amadolari angahe? Amadolari wana asa uko wagize ngo 50 ari hejuru yayo 80. aho ngaho. Iyo nkweto ihagaze amadolari 80. 80 bro. Abazi gukuba ubwo bahita banteranya ni nk'ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Birenga uko. Birarenga ibihumbi 100. Uno wambaye inkweto ihagaze ibihumbi 100 birenga by'amanyarwanda. Fata telefone yawe. Wayifashe? Phone ndayifite. Jya ahantu bashyiriramo nimero. Wahageze? Kanda akanyenyeri. Ine ariko reka nkubwire ibintu byunguka. Nivyo. Akanyenyeri 182. Akanyenyeri 8. Akanyenyeri 1. Urayashyiraho se cyangwa nagushyiraho? Kandi kubikora ibyo uri kumbwira amazi gifone do. Ikibazo ko mbona ibyo wanditse se bitahura n'ibyo nashaka ko wanditse. Witwa nde se brother? Okay. Mayi wambyara bizi ku muziki wampinduye disi sinari nzi najye by'iminsi nabibonye binyuze mu kwezi amaraso namenye ndayazi kuri vegisi z'icyatsi vegisi n'urukingo NC mu gatondo mbanagiye ku gahigo ndi gushaka imironko vesi ya mbere twakure mu ko bashire froza zabanye bishire bambaye deshi nambaye ncabure nshaka ibicero mva vasi ngenduka nahuye na user rashona kashinyishi muri Dodge Kipana muradufera mukifuza kubona turi gutaka nahanandi mu mutaka nza kubona utakubikomeze mpaka nurenga umupaka nge nagenge gukoma dushaka ubukire wicaye wisange mu myembe ruhande yeceye mavenge tuguruke twigire mu kirere sinateye ibuye ku karere rere ya man ni Rush 300 bro. Witwa Rush 300 niyo amazina ari kwiranga muntu ya kwiranga muntu hariho Rush 300 hariho Rush 300 nayo 300 se yavuye 300 ya 300 ni imibare. Ya 300 ni imibare ivuga iki rero kuri wowe man nyine urabona ari nk'ukuntu nyine wewe wumva just boro igukorera ukavuga ati si iriya boro kwinkorera n'iki kugira boro yanjye ibe successful nago nahitaho nka legend nyine 300 kabisa. Waricaye wumva numva karankorera umva karagukorera for sure bwa mbere ukumva kugira ngo utangire ukiyumvemo byari byagenze bite man njewe kugira niyumvemo 300 ari bo nindi no gukora nyine iravuga ngo Rush 300 sinaba wa 30 naje mu bagatatu nsoza mu wagatatu mu myaka 300 simvuka mu bana batatu vuka mu bihugu bitatu sinabura ibihumbi bitatu sinaryama 3 ndabura amenya 3 ufite 300 uwo turaba inshuti ndamuha 30 yaya wari wakoze indirimbo yitwa 300 hanyuma urayiririmba utawumva bijyanye na name yanje nyine byada bijyanye na name yanje tu ubwo ni iki Rush 300 pa name ubwo ni iki ni izina tu ni izina pa nawe bizi bro agomba mfata abasha wese wowe wafashe ibiki barafashe ibiki kumbwiye ngo ngiye simba mfata wowe wafashe ibiki barafashe ibiki byo mba mvuga tu urumva hari imvugo iri hano hanze ewe muntu ukamubwira nk'izo boro ugahita akubwanga ariko mwagiye mugabanya ibintu mufata ubundi ni ibiki baba bavuga biriya bintu se biriya bintu baba bavuga ubu nanjye ndi gukora ubushakashatsi menye ngo ni ibiki baba bavuga nawe niwe wari wabimenya nanjye gusa ndayamenya fresh none se wowe uvuga ngo ntagufata uba uvuze ngo iki ntagufata biba bitewe n'ibyo ndi kukubwira ari ukuntu urabura umujene ukumva nari gufata nyine fresh urugero fasha nk'uko nayo nkurabuye nyine nkumva ntabwo uri gufata abazufata soshona yitwa Rush 300 ni umuraperi nk'uko twamaje kubyumva hanyuma ni umuraperi umeze gute sasa abantu bagiye kumenya bwa mbere bagiye kubona bwa mbere bamenye ko Rush 300 ari umuraperi umeze gute Rush 300 ni umurapa udasanzwe ukora boro zirenze
umurapa wiringa nyine kugira ngo boro ze zibe successful n'iki ya kandi nyine ni umurapa ukunda muzike ukunda rap bya danje agakunda Imana ndetse n'abantu nyine to ya niwe Rush Ray nawe muri kona kuri iyi kamu nyine to ya kwa Mr Muhanzi ari kwa Mr Muhanzi kuri Eco Bloom TV vuga ngo mukore subscribe kuri Eco Bloom TV for sure babizi se no kujaho bakareba boro ko ya habaho boro zirenze kuri Eco Bloom TV baje bakandi sub kabisa uko ewana biba biri kuru nyine to for sure. So mbere yuko dukomeza rero ndagira ngo ufate mic yawe noneho ugaragaze tarabyatari sibyo abantu bakubone bakumenye bavuga bati uyu muraperi kumbi burya Jay Polly yaragiye ariko hari undi wamusimbura urumva cyangwa wanahagarara mu kimbo ready I'm ready okay. Let's go murabahita ndabizi muranyifuriza amapingu mushaka ababyeyi banyange muzavuga muzaruha mama we ntiyanyanga akundana n'umwana we bafita nk'abishwe n'inzara iyo mu bunzu tugambo ndashinga ibyaha bitatu ndashaka abavoka batatu ndashinjwe ibi byinshi ni ya mitego mitindi reka nibyiniriza ibiti ndabizi mufite ubutindi sinshaka inkondo z'iminsi urabizishaka byinshi nta biceri nta ciri mfite genge ihiga ubukungu dore izi nzana zifite ibyaha mbona zigenda ejo bikanga bibwira Imana dore irakumva dore izi nzana zifite ibyaha mbona zigenda ejo bikanga bibwira Imana dore irakumva niza karande zo mu miryango jya unyuzamo buryo unasenge yitwa Imana buryo irakumva uranyura muri byinshi bikomeye mw'iyi minsi ubuzima buranga kwiheba bikaza Imana ikagusanga urabizi ndi umunyabyaha nyagasani ntabara nkura muri uyu mwanda ndindira muri uru Rwanda Rush 300 sinaba wa 30 naje mu bagatatu nsoza mu wa gatatu mu myaka 300 simvuka mu bana batatu mvuka mu bihugu bitatu sinabura ibihumbi bitatu sinaryama atatu ndabura amenya atatu ufite 300 uwo turaba inshuti ndamuha 30 Rush 300 Rush 300 let's go izi nzanura bizizirikina muri game zakusanza kubabaza Rush sinyino Rush na muri beat sinyina ndagukoma muri ghetto nuza ndagukora sinkuhatirega ngiye bikoma muri trap nuza rwango nge na trap twahanye igihango mu gitondo nibirungo muranda shaka imituku na nkundo mukoboko nshigati inyundo muri stumba hati binyundo ibyo nkora nibikiriro bizagusaba kuzarya biroko barashaka bagacukura ejo heza niho heza mufite byinshi byo kwiga nubwo mbona muyipinga ku mihanda ndi guhiga nubwo mbona kesta gwira mufite byinshi byo kwiga nubwo mbona muyipinga ku mihanda ndi guhiga nubwo mbona kesta gwira amashenga magaze na yapere ibyo bakora byose mbiharure izindi gaza gafunzi habure akarima kanje nagaharuye no munzo zimora mbirota kuri dipu nambaye gikamba abo bikina bakamba ngo bafana intore masamba kiraho pepa ndayatsa ni kuva kiramera ubwanwa ibice nimbinaga mu nkangara mfite mu nyinshi tabara ibyo kintu byinshi ndakurabura gusa ndabizi nturakura bati na wamenya di ibyo uvuga utarakora kandi na wamenya kandi na wamenya ya man Rush 300 ya Broski indirimbo za wandika ziba zigamije ubuye butumwa ya ari boro wundi nandika je nyinshi zikunze kwibanda kuri life yanjye nyine to ni bari true story ya nyinshi nyine ngiye nkunda kwibanda kuri life yanjye urugero ya ari nka boro nkurambwira femu nyine ya ngbira femu ubwo ni family uvuga ya ni family ari boro nkurambwira family ari boro nkora bitewe na life nanjye ndi mu bwanje ari boro nkora bitewe nuko meranye nyine n'abantu nyine muri societe cyangwa no kuntu ndi gukubitwa muri iyo minsi cyangwa no kuntu biri kugenda nyine tu muri life urebye mu ndirimbo zawe nyinshi wenda umaje gusohora nta namenye umubare usanga zaribanze kuri iki muri ibyo bintu umaje gutubwira ya nyinshi zibanda nyine kuri life nyine tu life yanjye kuri life yawe life yawe n'ubuzima bumeze bute ku buryo ubukoraho indirimbo imwe zikabiri zikaba eshatu zikabenye ya ni nyine ni life ya ni life nago ari mbi nubwo ari nziza cyane nyine to ako ni life nyine kwa kundi ukora boro nyine femu batabyumva cyangwa nyine batabyemera batarabikubonamo fresh cyangwa ugakora boro nyine abantu bakwegereye nyine abaturanyi batarabibona nyine fresh nyine to ako just nyine wowe kubikora nyine ubugomba nyine no kubarabura nyine to just ya ubuzima bwawe umuntu yabwigiraho iki noneho ya ubuzima ikintu nje umuntu yakijya no kudacika intege ko nage sinya ncika intege nyine mu buzima to sinya ncika intege nje ewana ndakora just ejo bikanga ejo bigakunda ariko
ntabwo njya manika ngo menzape mvuge ngo byarangiye nyine tu. Reka duha abantu kuri wenda sibyo. Gerageza ubafungukireho gato ubabwire nk'ibintu runaka wenda byigeze kugora hahandi uvuga ati niyo mba ncika intege nanjye hano mba nacitse intege. Jay yaravuze ngo iyo nza kuba ikigwari simba naragiye mu muziki, simba narakomeje mu muziki nyine tu. Nanjye mbaye ikigwari nareka umuziki nyine kuko just hari gihura n'umuntu mana akagushira hasi bya danger bro. Akubwira wenda nyine akakubwira ati man izira bo urimo n'umundi nta kintu na peso na mufungo urimo naki urimo uratigiye cyawe niki mana ariko kuko boro nyine usikuntu wowe yikunze cyangwa yatayemo nyine ntago just ko umuntu akubwiza boro we wahita uvuga ati reka menzape ndambike mike hasi mbivemo nyine tu. Nanjye yaba ndi umuntu ucika intege nakabaye kuba narambitse mike nkabivamo ariko no give up nge sinjya menzapa kabisa ndakomeza nyine tu. Just umuntu umwe wenyine akimbwira ati bro komeza man ntabwo nakigera ncika intege tu. Hari uwigeze kuza arakubwira ati sha mwaro wagiye guhinga ibyo bintu urimo nibiki man muri industry ntabwo byabura pana hanze ya industry uraje gusanga ngo mugira amashyari menshi muri industry urabyemera ntabwo ari cyo ni abajene bafite ishaza bro ajene ishaza ubarasa bituruka kuki man bituruka mu kwikunda man. Just ntabwo nyine abajene ntabwo bashyira hamwe ngo bakore ball bibe successful buri wese nyine muri ino surabizi aba yabaye nyamwijenda tu. Ejo umujene akora ball imwe yabona yarebwe n'abantu ijana man akagenda mu muhanda yambaye mask ngo yagafashe ngo ntabwo yakongera kuvugisha icyo gihe. None se wowe aba bantu ijana ntabwo bari bareba ibihangano byawe se ku buryo ugenda uvuga ati nanjye ubu nararemereye cyane nawe warabitangiye? Just ngiye nkunda guhuza nyine n'abafuna banje nyine tu. Yamba nshaka gusabana kuko nyine nibo nkorera man. Nibo nkorera nibo mba nshaka guha ball zawe bakambwira ati rush le nawe kutadutamo n'iki nawuzana nkamubwira ati bro wait moment ndaje mbatemo kabisa. Umuziki uha agaciro cyangwa ahubwo umuziki niwo uguha agaciro? Yanjye muzike nya agaciro tu. Uyiha agaciro? Wose uguha agaciro? Sometimes umagaciro nyine umagaciro ariko ndabibona kabisa. Mu buryo? Mu buryo nyine muzike urumva muzike muri muzike ni industry nini nyine tu. Man just ibyo ubonamo ibyo nyine usangamo nibyo ubona ko nyine muzike nyine nawe guha agaciro nyine tu. For sure. Rush 300 winjiye mu ruganda rwa muzika nini winjiye muri ntuza muri sako y'abahanzi banini barimo abandi bakuru bawe ntiriwe ngarukaho barimo babushari nabande wowe niye creativity yawe uzanye uvuga uti byanga bikunda nubwo bushara azakora iyi nubwo Green Pa azakora iyi nubwo Fireman azakora ibi nubwo nanjye nzakora ibi kandi ndabizi ko ni creativity yanjye bazabyumva cyangwa bazanabireba? Njyewe ni ugukora nyine boro kuko nkunda gukora kuri boro za Get Life nyine tu. Niyo creativity yanjye nyine just kuvuga true story nyine tu. Nk'abantu kuri man nyine tu mu matwi yawe ngomba goza mu bya bintu bashaka kumva kabisa. Indirimbo waririmbye ukavuga ati ku buryo umuntu ayumvisha ahita yumva ko ari true story ni iyi Avasi harya niyitangira Family zanga kunyumva guherubwo ntangira kwimenya imihanda ndayoboka guherubwo ntangira kwikora siko nabishakaga gusa nikora F yabinsabye sinaretse kubikora narakomeje ndahangana inama bampaga nuko nitwaraga nibyahuraga zakomeza mbikore wenda ningafite abazanyumva umvi ivasi umwana arakoma umvi ivasi ndabyimikino umvi ivasi nje kubatamo umvi ivasi umwana arakoma umvi ivasi ntabyimikino umvi ivasi nje kubatamo umvi ivasi Family zanjye ndazirabura ibica ntege ntibijya bibura katira music hakiri kare cyangwa family tukubunuze dore cyaki warakatiye imyenda yakubanye ibishire ibitabi warayobotse mu bikundi niho barizwa mana yanjye mfasha fame kundi byo nkora mama ndabizi uranyumva kuva kera uranyumva n'ubu ngubu uranyumva
umva iyi vasi umva iyi vasi umva iyi vasi umwana arakoma umva iyi vasi nta by'imikino umva iyi vasi nje kubatamo umva iyi va ya umva iyi va ya iyo bo ni true story too. Yeah, family zanze kukumva for sure. family uvuga ubwo ni nk'izihe Ya ni imiryango nyine to muri rusange cyane papa na mama cyane bakuru bawe urabona ubundi just bakuru banje no babanje kubyanga bya danje babwira bavuga ngo iki man bavugaga ati Rashi ni utuvuyemo ari kwigira umwasura gute ko twe tutigeze tubabasira kandi tukaba twarakuze tukaba tumaze kungana gutya na gutya just wowe wumva ko ugomba kumuasira mu muryango ninde wiwanyuzi wabaye mu asira bro. barambwira ati cara tuze shara barambwira ati icara ubigiyo barambwira ati wacana wahuko wowe turaza no kugukoma ibyo bintu nushaka kubyiyorere. No kuvanga urugero rwiza rw'abana bavuka mu gikoma cyavuka ubwo na gari ibyo man kandi warakubwira ati cara we kutabuze ifiriti n'amakaroni n'amamayoneze uri mu biki man nyine bo bashaka ko ngenda mu nzira zabo nyine tu ya bashaka ko ngenda mu nzira zabo kandi nje ndo wa muntu ukunda guca inzira ye nyine tu nago nkunda umuntu umarurira inzira nje just ndakora cyane kugira ngo niharure inzira nyine tu nzacamo nyine tu wangu umubosi wagufata ushyira muri company kabwira ati rero hano ugiye kuba uri kuri resection sibyo wakira abantu bayikaze ejo menya twashonje mugane ababandi ejo akaza agahindura agahita avuga ati noneho ariko aho bohavuye jya hariya muri la riva hari igiwa director w'ibintu cyabe chief n'ibindi ntago wavuga ati oyangiye nkora ibyanjye naje nsaba ibi nibyo ngomba gukora oya just ashobora kubikubwira akakubwira ati rero uzajya wakira abantu wagaze just ngiye ngaca mu buryo bwanjye nkabakira nicyaye kandi ukabakira nkabakira fresh. Mu ndirimbo zawe zose zo wanditse ezo indirimbo nyine ubona muvuga uti iyi mbonye amahirwe y'umuntu kwa kundi ushobora guhura n'umuntu akabura ati ufite indirimbo yego uri umuhanzi yego ngaho gerageza undirimbire ku buryo nanjye ndumva koko mbaye excited yo kuvuga ko nanjye nagufasha nshaka kubigaragariza ku bazakureba hano kuri kamera noneho uburyo umuntu azakurasha agahita ashidukira iyo mpano mushiture mbega shitura imitima yabo n'amatwi yabo boro nakoze just nanjye nkavuga ati iyi boro cyaze n'ubundi irarenze ako boro zanjye zose n'ubundi ziba zirenze wallahi boro zose nkora njye mba numva zirenze twagiye okay let's go. Mfite bebu binkorera adankorera ambura kuri kongo ngahangayika arankorera afite face binkorera idankorera mfite bebu binkorera arankorera afite face binkorera idankorera nkaca mu bajama bakanyikorera ngo mfite bebu binkorera ya uburyo tubikoramo bucanga benshi bebe komeza ubikore gutyo nuhindure abagufitiye imihari bananire bazayahekenya bayamarire mu nda bajama banje mwikikini imbere ye ntago mwamuhindura mwibaza ibyaza hano abikomora ngo umenya yarabyigiye no mu buhinde ya yo yitwa baby nyine tu ujya uhura n'abastari cyane abahanzi bakuru bawe turahuza rimwe na rimwe nyine abo wahuye nabo ni bande ba Maji ba Kidi ba Papa cyangwe bazeo na Bitre nyine zo muri abo wahuye nabo kumva inzozi zawe ukaba wati noneho bya bintu menya bizacamo ninde nje just kuko mbere natarajya muri industry nta numwe nari narahuje nawe nyine tu ako just kujya muri industry nyine nagiye muza na bakuru banje nyine babigiyemo mbere benshi nyine just nawe nkavuga ati cyaze bino bintu mbirimo nyine tu nanjye nkabona ko namaze kwisanga abo mwahuye ukavuga ati byanga bikunda babandi bavugaga mugani wakiriku ngahani babandi bavuga ati sha ntabyo bo wikora ntaho uzagera ariko wawe wahura n'umwe muri abo muvumaje kuvuga maje guhura ugahita ugarura icyizere ukaba ati sha zambaraga banciye noneho zigomba kugaruka
bose ntari bito ariko just muza na Betray ya numvishe biri kuri uko uriya mujene nyine just numvaga boro ze nyine nkumva ntari nyine tu noneho duhuje face nyine avuze ati cyaze wallahi le nawe kuba turi guhuza na babi na bano ba Lucky man nkumva birarenze nyine tu. Ese ku muhanzi ufite tala ufite imiziki myiza ufite collaboration n'abandi bahanzi ikintu kijyanye no kwambara nitegeko ngo nacyo kiba ari cyiza 100% wari umuhanga muri cyo ya je niko mbyizera nyine tu. Bihindura iki cyangwa bizanira iki umuhanzi wamaje kuba ayuje ibyo byose biri twavuze haruguru ya just nyine uko afatwa nyine muri society nyine tu. Ya ugomba nyine no kubigendera bigenderaho uko tu. Ubaye mu star wahita uhindura ingendo for sure ugahindura n'iki kindi man ntari urebye ariko ingendo yo wahita uyihindura ubaye mu star aya nubundi ndiwe man nubundi warayihindura rede nubundi ndiwe man nubundi mu star for sure mu biki rero asema muri musique man ese naye ntago ubibona bro oya wenda ngenda bibona ariko wasanga ari abandi batabibona cyangwa bakaba bibona ntibabyemere ahubwo bafashe kubyemera ibaze ko nanjye mbibona nawe urabibona kuri umustar muri comment mutubwire okay noneho sobanura ukuntu uri umustar wowe uri umuhanzi birumvikana ariko hari abantu yuvuze babwiye ngo ndi umustar batumva nyine iyo logique ubabwiye ubundi umustar n'umuntu wakabaye umeze gute ufite ibiki man last ku mutima to just mbere na mbere to ya nje last ku mutima ndabizi ko ndi last bro ndabizi ko ndi umu last ariko icangwe namba naho baci nakubwiye byo nyine urukweto man ntabwo utari umustar ntabwo wabyambara gute for sure umuntu wese wambaye gutya bari umustar man just ugihuza n'umushene nakubwira ati ngiye na gutya rero nawe ndi kwambara hafi $1,000 abantu bambara $1,000 none ubwo we wambaye ngaka kanya jewe se na box irimo byonyine nakubwiye ngo inkweto iri mu ijana rirenga ngo reba ino pentro nawe sibyo amasogisi bro mbega nawe ni ibintu reba ino jump ntago ari hafa bro ntago ari hafa nihagana he iboro sana yavuye bro yaje n'indege man ubu wambaye jumper bategeye indege umva ngiye navuze ati chaka jumper urumva ije n'indege bro le nawe niyo nambaye nyine tu. Ese bro bisobanura iki bro man uri graph ese kuri uva mikoro yavuye urimo urayihunga apana kuvuga urimo urayishyira hirya niyo ibaze wallahi so rero noneho abantu ubona wifuza guhura nabo kaba ati kabisa bari abajene banje aba industry ndimo muye n'uyu byanga bikunda nzi ko ari impact byangiraho cyangwa se ikintu cyampinduraho ku buzima bwanjye cyangwa mu rugendo rwanjye rwa music mu basanyi mu banzi se cyangwa mu bakire nta kibazo nabo urabavuga banze uvuga abahanzi uko ari bo muhuje umwuga just man genzo zanjye ntabwo ziri hafi hano bro zimo zirambuka ziri yo hirya ziri kwa ba Joe Boy kwa ba Kendrick Lamar mu Kanyamerika ya for sure muri Amerika bro ese muri Amerika abantu urabona nk'ubu bari kuvuga umuntu ubyibushye bamwita nyine umunyamerika nese umuntu nanutse wo muri Amerika bamwita ngo iki umunyamerika bamwita umunyamerika umunyamerika urumva ashobora kuba ari umuntu nyine none umuntu nanutse wo muri Amerika bamwita ngo iki boro ntago ijya mu buke wallahi ndi kuyishyiramo bikanga wize ikinyarwanda namva aragerageje nkubwire ijambo umvugira aya ibyo bintu bireke ibyo bintu bireke papa urumva uri umuhanzi ushobora kuba uzi ikinyarwanda cyane kuko uririmba n'ikinyarwanda cyane oje urakizi man ndakizi urakizi ariko ibintu reka tubire inka ya Nyangara yariwe namwe nabareyo bayiriye akuru mureyo abareyo bayiriye wallahi
ufana Rayon ibyo bintu tubireba cyangwa ufana APR je mfana APR pa ufana APR mu bantu b'abakinyi ni bande wibuka mu APR muri APR sha muri APR abakinyi bayo bose ndabazi wallahi mwe tubwira nka batanu hari Pierre hari Claude hari Yunusu hari Kerema hari Kajeje hari Watara hari Sekiganda hari Kiwanuka hari Omedi hari Gilbert aha rero nkuko ubona ufana APR nk'abafana bari bavuze ati uyu muhanze turamwemera turagomba kumurokirita bagahita bavuga ati turakujyana muri studio dukore indirimbo ukore n'izawe turishyura indirimbo nk'eshanu wahita wemera kuvuga ati APR yewe mwe mwigendeye pe si biceri se hari amafaranga wahita ugenda ayifaranga ari kubise ngo nese waba ugiye wayifana koko cyangwa wajya uyifana muri stade wagera mu rugo ukafana APR ajya ngenda nagondetse n'imbere haba harimo Rayon habaga harimo Rayon ajya ngenda nagondetse imbere haba harimo APR inyuma hari Rayon yatsindwa ugahita ukuramo ukambara APR ni amafaranga y'abandi ayicyuzi wayerukandaga ayicyuzi nakujya nyakomokera muri ako kanya wallahi urabasaba ikirira abantu bagiye kureba bwa mbere hano kuri Eco Bloom TV ikintu nabasaba cya mbere nibadushyigikire tubahe ibintu byiza man dufite full package tubabikiye man dufite ibintu byinshi byo kubaha babwire nka bibiro babikiye yanjye mbafitiye true story mbafite bo ubwo ni ukuvuga nyine mbafite ingoma ziririyo man ziriri nyine zibabwira ukuri nyine to mfite ball zibabwira ukuri man bimwe baraperi baza bakababeshya man mukurikire 300 for sure aje kubaha ukuri everything bro ni riri mukurikire 300 man tujyane tubane man tukora ibintu freestyle y'ibintu izo ndirimbo ebyiri ugenda uririmba amasegonda 5 cyangwa 10 izo ndirimbo uri kuvuga ni true story twagiye ni true story twagiye mufite byinshi byo kwiga nubwo mbona muyipinga ku mihanda ndi guhiga nubwo mbona kestagwa nubwo mbona muyipinga ku mihanda ndi guhiga nubwo mbona kestagwira yindi imitima yabaye imikara nyamusore yaharamagara yanga foni zimuhamagara zitarimo zivuga ibizima abarimo arahiga ibiceri nta biceri ntakiri iyi ni game ngomba gutsinda batamuvasi barahaba ndahiga ibiceri kubisazi n'icyatwanta ndimo mvuga ndavuga cyane nta gutegwa uzana imikino tugutega ndabona ibyana bari gucemba bucire cyane bagusiga babonye ifari n'ibiceri bibagiye ko mwari kumwe yitwa Rashi 300 it's true story bro bagufollowing kuri Instagram ndetse no kuri YouTube no kuri TikTok hose urahari witwa for sure Rashi 300 bro mu gihe duhurizeyo imaje kugira WhatsApp bangahe man cyano kuri YouTube mfite 460 murumva ko baracyari bakeya amaze kujya indirimbo zingahe hari indirimbo ebyiri zose zifite na video kandi nabwiye ko mbafitiye full package man mu gihe mukandi sabo mubona ibintu birenze bro yambatemo boro zirenze bro mbafite indirimbo nshasha ariko 300 ntago wayumvishe ni ngo 300 Rashi 300 bro irani nshasha ngiye kuyirekwa nayo kwesto ana yanze wayikorewe nande bamwita Brain Beat Brain Beat kabisa ngo ni mu studio nyine ni na studio niko yitwa Brain nyine to for sure arakoze cyane nawe wakoze cyane kudukurikira kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu munota byari by'agaciro gakomeye cyane ko waduhaye umwanya ariko kandi mu supporting n'izitara mu baye ibitekerezo umva hariho atari yagiraho ushobora kumubwira ukamubwira ati mwana bikore gutya bishyiramo utuntu ubwo nyine bo muzumva atabishoboye nimwe mu judging asinjye judginga ubwo muzagira ibyo mumubwira mugire n'icyo mumufashe ubwo mufashe no kujya gutangiza kandi gashinga ariko ndabizi neza ko abo mba nabazane simba sondeka kuko nanjye ndi umunyempano ukomeye cyane wenda impano yanjye niyo kwinywera amazi no kuvuga kuri kamera so rero ndabashimiye cyane mukomeze mudukurikire ku mbuga zose dukoresha yaba Instagram TikTok ndetse na Facebook hano kuri YouTube wowe wa subscribinze turagushimiye cyane byimazeyo Imana ikomeze guha umugisha ariko kandi nawe wakoze notification wowe ukwiriye guhabwa igikombe award urayikwiye kabisa wowe utari wayikora rero nicyo gihe nawe ngo uyikore kugira ngo ibiganiro dusoye cyadushyize hanze bijye bita abikugeraho byinshi tubabikiye birimo izi mpano birimo ibiganiro birimo n'amakuru hirya no hino mba mpababereye kugira ngo
babazanire. Nitwa Mr Muhanzi, ndi intare ndi ndahangarwa ndi intore, ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye. Ni Eco Bloom TV, ni wa munyamakuru wanyu of course. Kuri kamera ndi kumwe na Zebra Switch, naho mubona twicara umunsi kundi ni ku Nyenyeri Bare hano ku kagugu. Mujye munyaruka mwinywere munirire ubundi ibintu bikomeze kugenda neza, nyaboneka tunywe less.